Ibikomoka kuri peteroli byuriye, igiciro cya mazutu cyazamutse, harakurikiraho iki? Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo Uwihanganye Jean de Dieu yavuze ko leta izakomeza gukora ibishoboka byose ngo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli by'umwihariko ibya mazutu bidatumbagira. Ibi yabitangaje mu kiganiro yahaye radiyo Rwanda nyuma yaho urwego ngenzuramikorere RURA rutangarije ibiciro bishyashya by'ibikomoka kuri peteroli, aho igiciro cya mazutu cyiyongeyeho amafaranga 722 y'u Rwanda. RURA yavuze ko igiciro cya mazutu cyiyongeyeho amafaranga 722 kivuye ku mafaranga 2205 cyariho kigera kuri amafaranga 2927, mu gihe lisanse yo izakomeza kugura amafaranga 2938 y'u Rwanda yari isanzweho. Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo Uwihanganye Jean de Dieu yavuze ko kubera ibibazo by'intambara biri mu burasirazuba bwo hagati byagabanyije umusaruro w'ibicuruzwa bikomoka kuri peteroli byajyaga ku isoko mpuzamahanga, byatumye ibiciro bikomeza kuzamuka. Yongeyeho ko ibyo byagize ingaruka ku Rwanda, igihugu nacyo gisanzwe gikura ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga. U Rwanda ruvuga ko ruzakora ibishoboka byose kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bitabura ku isoko. Ange Uwihanganye ati, kuva iki kibazo cyatangira turizeza abanyarwanda ko nta kibazo kizabaho cy'ibyo bikomoka kuri peteroli bishobora kubura ku isoko ry'u Rwanda na n'ubu no mu gihe kiri imbere. Yongeyeho ko leta yakomeje gushyira nkunganire ku giciro cya mazutu kugira ngo kibe kiri hasi y'igiciro mpuzamahanga. Yagize ati, igishyashya kiri hasi y'igiciro mpuzamahanga, abakurikira babona ko igiciro cya mazutu cyazamutse cyane ugereranyije n'igiciro twariho ubu. Ushatse kureba ku giciro mpuzamahanga cyakabaye kizamuka nibura 60%, ariko aho kiri ubu harimo nkunganire za leta kugira ngo kibe kitagera ku cy'isoko mpuzamahanga. RURA yavuze ko ibiciro by'ingendo mu modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bizakomeza kuba uko bisanzwe nta gihindutse. RURA yongeyeho ko ingamba za leta zo gushyigikira uru rwego zizakomeza gufasha abatwara abagenzi guhangana n'izamuka ry'ibiciro bya peteroli no gukomeza gutanga